Naam, kibazo umuvandimwe abajije ni ikibazo cyiza cyane. Iyo masala amenye bayivuzeho Sheikh Ibn Baz rahimahullah n'abandi bamenye mu gitabo cyitwa Fatawa Ulama al-Balad al-Haram, fatwa z'abamenyi w'umujyi mutagatifu w'Imaka na Madina. Bavuze ku cyo kibazo, ese ijwi ry'umugore ni aura, ni ubwambure cyangwa se ubwambure? Igisubizo basubije baravuze ati mujarradu sawti al-mar'ati laysa bi'aura, ijwi ry'umugore ryo ubwaryo ntabwo ari ubwambure. Aho ndi kuvuga mu bisobanuro batanze muri iyo fatwa, baravuga ati ijwi ry'umugore ryo ubwaryo ntabwo ari ubwambure, ahubwo riba ubwambure igihe umugore yaryoroheje cyangwa se akoroshya imvugo, icyo gihe niho riba ubwambure. Batanga dalili zikurikira, imwe muri suratul Ahzab aho Allah agira ati ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaytun fala takhda'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun. Al-aya, Allah aravuga ati yemwe bagore b'intumwa sallallahu alayhi wasallam, ntimumeze nk'abandi bagore bose bo kwisi, in ittaqaytunna, nimuramuka mutinya Imana mukagandukira Imana. Allah aravuga ati rero ngo fala takhda'na bil qawl, muramenye ntimuzoroshye imvugo, fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun, bitazatera ukwifuza wa wundi ufite indwara mu mutima we. Indwara ivugwa hanga ni maradu shahwa, ni indwara yo kwifuza, ni indwara y'ubusambanyi. Iyi aya rero amenye bahita bavuga yuko igaragaza yuko bitemewe koroshya, bitume umugore atemerewe kuvuga yoroshya imvugo ye, ahubwo akwiye kuvuga imvugo isanzwe kugira ngo ataba yatera ikibazo wa wundi ufite uburwayi bw'ubusambanyi mu mutima we. Aho rero birasobanutse yuko ikibujijwe ni ukoroshya imvugo, ntabwo byemewe. Barongera bazana indali baravuga ati ngo abagore bazaga mu gihe cy'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam bakamubaza ibibazo akabasubiza, bamubazaga ibibazo by'idini akabasubiza, kandi ni ukuvuga igihe babazaga yumvaga ijwi ryabo. Ikindi kintu ni uko Aisha radhiyallahu anha abasahaba bazaga kumwigaho, bakamwigaho masala zitandukanye, bakamubaza ikibazo bakamubariza nyuma y'ipazia akabasubiza ikibazo cyabo bamubajije. Bisobanuye ko rero ijwi ry'umugore ryo ubwaryo ntabwo ari aura, ntabwo ari ubwambure, ahubwo riba ubwambure ryari igihe yaryoroheje akaryorohereza umugabo. Icyo gihe nibwo bita biba haramu. Icyo gihe aba yarateje n'ikibazo ashobora no guteza ikibazo ku mugabo, umugabo akaba yamwifuza. Naam, ndakeka bisobanutse.